Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe impamvu abanyamadini banga gutanga ibya Kayizari. Mu isi ya none amadini yigisha byinshi ku kwizera, gusenga no gukorera Imana, ariko hari ikibazo gikomeje guteza impaka. Muri Bibiliya Yesu Kristo yavuze amagambo akunze gusubirwamo cyane. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Turabasuhuje mwese aho muherereye, mukomeze kugubwa neza. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe impamvu abanyamadini banga gutanga ibya Kayizari. Mu isi ya none amadini yigisha byinshi ku kwizera, gusenga no gukorera Imana, ariko hari ikibazo gikomeje guteza impaka. Kuki bamwe mu banyamadini banga gutanga ibya Kayizari? Ese ni ukwizera nyako cyangwa ni uguhunga inshingano? Aho ushobora guhita wibaza uti ibya Kayizari ni iki? Muri Bibiliya Yesu Kristo yavuze amagambo akunze gusubirwamo cyane. Ibya Kayizari ni mube Kayizari, n'Imana nayo muyihe ibyayo. Ariko aya magambo afite ubusobanuro ndetse burebure cyane. Ibya Kayizari bishobora kuba imisoro, kubahiriza amategeko ya leta, uruhare mu iterambere ry'igihugu ndetse n'inshingano z'umuturage. Nyamara bamwe bavuga ko ari iby'isi, bityo bakabyanga urunuka. Reka turebere hamwe impamvu babyanga urunuka. Hari impamvu zitandukanye zituma bamwe banga gutanga ibya Kayizari. Iya mbere, kwitwaza ukwizera. Bamwe bavuga ko ubwami bwabo atari ubwami bwo mu isi, bityo ntibumve impamvu yo gutanga imisoro cyangwa gukurikiza amabwiriza ya leta. Icya kabiri ni ukutizera ubuyobozi. Hari abavuga ko amafaranga atangwa akoreshwa nabi, bityo bagahitamo kutayatanga. Icya gatatu ni inyigisho ziyobya. Hari abayobozi b'amadini bigisha ko gutanga ibya leta ari ukwivanga n'isi, maze abayoboke bayo bakabyemera batabanje kubisesengura. Ari byo dukunda kwita kumira ibintu byose bunguri. Reka turebere hamwe, iyo abaturage banga kubahiriza inshingano zabo, igihugu gihomba iki? Ese bigenda bite? Aha twababwira ko iyo abaturage banga kubahiriza inshingano zabo, igihugu kirahazaharira. Kubera ko imisoro yubaka imihanda nk'uko tubizi twese, ikubaka ibitaro, amashuri, umutekano. Kandi ibi byose abangaba bavuga ko ari iby'isi barabikenera. Imihanda bayigendaho, ibitaro bajya kubyivurizaho ndetse n'imiryango yabo. Amashuri yo sinakubwira, bohereza abana babo ku bwinshi ngo bajye kwiga ubumenyi bw'isi. Umutekano barawukenera cyane kuko nta n'umwe wifuza ko yasagarirwa n'undi. Iyo rero amadini yanga gutanga ibya Kayizari, bishobora kugira ingaruka ku bantu bose, harimo n'ababyanze ubwabo. Reka turebere hamwe twibaza iki kibazo tuti, ese ukwizera n'amategeko bishobora kubangikana? Abenshi bibaza niba umuntu ashobora gukorera Imana kandi yubahiriza n'amategeko y'igihugu. Ariko amateka agaragaza ko hari benshi bakoze byombi, bagasenga, bakubahiriza amategeko ya leta, kandi bagatanga uruhare rwabo mu gihugu. Kuko kwizera kutagombye kuba urwitwazo rwo guhunga inshingano. Ese koko gutanga ibya Kayizari bigabanya kwizera, cyangwa ni kimwe mu bimenyetso by'umuturage mwiza? Aha ikibazo kiracyahari, ariko buri muntu wese asabwa gutekereza kabiri. Niba twese twanga gutanga ibya Kayizari,
igihugu kizubakwa nande? Ese mu gihe leta yazashyiraho ingamba zikomeye, wowe wazanyura mu yihe mihanda mu gihe uzaba uvuye iwawe mu rugo ujya aho ushaka hose? Ese wazivuriza ku bihe bitaro mu gihe leta yavuga ko utaratanze imisanzu yo kubaka ibitaro adakwiriye kujya ku bitaro byayo? Umutekano wazaboneka gute? Ibi byose nibyo dukwiriye kwibaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Wowe utari wasobanukirwa neza ko ibya Kayizari bikwiriye guhabwa Kayizari, n'Imana igahabwa ibyayo, ukwiriye kwiga byinshi ndetse wifashishije Bibiliya yawe. Reka dusoze tuvuga ko ibya Kayizari bikwiriye guhabwa Kayizari, iby'Imana nabyo bigahabwa Imana. Njye ndi Emmanuel Nshimiyimana, umugaragu w'Imana n'abantu. Mukomeze kugubwa neza, Imana ibarinde.